turabasuhuza bene data abatugana kuri cano gusenga everyday bo mu mahanga yose mu duce dutandukanye ibihugu byinshi ariko cyane cyane bene data bo mu Rwanda tugiye kuganirira hamwe ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice 12 turasoma umurongo wa mbere turageza ku murongo wa kabiri twumva uko avuga. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe we yambaye ikamba n'inyenyeri 12, kandi yaratwite nuko atakishwa no kuramukwa. Iby'umugore n'ikiyoka bashaka kutubwira ahangaha, Yakobo afite abana be uko ari 12 babagereranyaga n'inyenyeri 12, noneho hariya mu byahishuwe 12 haboneka ikimenyetso. Ikindi kimenyetso mbona ikiyoka kinini gitukura, nubango uwo mugore bamwe bavuga ko ari Mariya, abandi bakavuga ko ari itorero, ariko uwo mugore ni Isirayeli. Noneho rero abaposeminariste bavuga ko iryo zuba, kuko uwo mugore yari yambaye izuba ni Yakobo, ukwezi kukaba Rasheli, inyenyeri 12 kabana 12 ba Yakobo. Noneho hariya iryo zuba kuba preminariste rishushanya Kristo, naho uko kwezi gushushanya isezerano rya kera, kuko isezerano rya kera ryari igicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa, kandi umuco ukwezi gukoresha kumurika kuyihabwa n'izuba. Noneho abo bana 12 bakaba imiryango 12 ya Isirayeli. Abaposeminariste babisobanura ukwabo n'abapreminariste bakabisobanura ukwabo, ariko icyo tugambiriye ni ukumenya ngo icyo kiyoka cyarinde, cyari giturutse he, cyashatse kurya umwana ngo kimutsotsobe. Igihe umwana Yesu yavukaga, ko twumvikanye ko uwo mugore ni Isirayeli, Yesu nawe akomoka mu muryango wa Isirayeli, kuko ari uwo mu rubyaro rwa Dawidi. Ubwo rero ntabwo itorero ryabyaye Yesu, ubuze ngo uwo mugore ahindutse itorero aba ari amakosa, kuko ntabwo itorero ryabyaye Yesu, ahubwo Yesu yabyaye itorero, ariko Isirayeli niyo Yesu akomokamo. Birasobanutse. Abandi bakavuga ngo ni Mariya. Oya, Mariya ntabwo ari itorero, kandi Mariya ntabwo yigeze ahunga ngo amare mu butayu igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kuko Mariya yari umuntu, ntabwo yaranye imyaka 1260. Ariko abisirayeli bamaze kumeneshwa bahunga akarengane, bamaze iyo myaka mu mahanga baratatanye. Ubwo ni ukuvuga ngo iryo zuba ni Yakobo, uko kwezi ni Rasheli, izo nyenyeri 12 ni abana ba Yakobo. Yosefu nawe arota yarabibonye, yaravuze ati nabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 biza binyikubita imbere. Isara amubwira ati wa mwana we, inzozi zawe zizagukoraho. Ariko yarabonye ko se na nyina na bene se hari igihe bazashakira gutabarwa kuri Yosefu, kuko amaze gufatwa agurishwa agiye mu Egiputa. Se n'abana be bamusanzeyo kubw'inzara no gushaka ibyo kurya, bamusangayo kugira ngo bwaho hanuzi busore bwo kuvanga izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 byaraje binyikubita imbere. Bisobanura ngo se na nyina na bene se bazamuhungiraho, baramwanga. Birabababaza cyane, kuko yaragaragaje ko azategeka bene se, ariko bwabo hanuzi buza gusohora. Nuvuga ngo icyo kiyoka noneho rero cyagikoze imyigaragambyo, cyishira hejuru, cyashushanyaga Satani. Muri Yesaya 14 umurongo wa 12 kugeza 14 haravuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturuwe, mwana w'umuseke,
kuvuye mu ijuru ukagwa ukajugunywa hasi, waribwira guti nzazamura intebe yanje izazamuka isumbe inyenyeri z'Imana, ariko none dore urahananduwe ugeze ikuzimu, kuko washatse kuzamura intebe ngo isumbe inyenyeri z'Imana, urahananduwe ubwigomeke n'ubwibone no kwikuza kwawe. Icyo kiyoka rero kimaze kwibona, kimaze no gushaka kugera ku ijuru, Imana yohereza marayika wayo ariwe Mikayeli, ahagurukana n'abamarayika be, barwana na cya kiyoka, naco gihagurukana abamarayika bacyo, bararwana barakirana, ariko ijambo ry'Imana yavuga ngo haca kiyoka mu ijuru ntihaba hakibonetse. Noneho ijwi rivugira mu ijuru ngo nuko wajuruwe, namwe abarituyemo nimwishime, ariko wowe wasiwe nawe wajyanjawe mugushishano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi kandi azi ko afite igihe gito. Ubwo noneho rero Satani umurezi w'abera, Satani umurezi wanyu araciwe avuye mu ijuru aramanutse, niwe ugiye guhiga noneho wa mugore kugira ngo arye atsotsobe wa mwana. Yosefu na Mariya rero maze kubyara Yesu, Herode ari kumushakisha ko yari yarimitswe n'Abaroma. Igihe Yesu yavukaga bumvise ngo hari umwami w'Ibuyuda wavutse, Herode yaperereje aragenzura igihe yumviye inkuru ko umwami yavutse Ibuyuda. Umwami w'Abayuda rero niyo batumye abanyabwenge, ariko Herode ahagarika umutima cyane, atuma abanyabwenge ngo bagende barebe uwo mwana wavutse, ngo nibamubona baze babwire Herode nawe ngo aje kumuramya. Nta kindi yashakaga, ntabwo yashakaga kuramya Yesu, ahubwo yashaka kugira ngo amwice, kuko yaratishimira ko hari undi mwami uvuka mu gihugu ayobora. Ubwo marayika w'Imana aburira Yosefu mu nzozi, Yosefu ahungira mu Egiputa n'umwana Yesu. Ubwo Yesu abararokotse, Egiputa nayo bayigereranyaga nk'ubutayu icyo gihe. Ubwo icyo kiyoka cyakomeje guhiga abo mu rubyaro rwe, cyakomeje guhiga itorero. Mu kinyejana cya mbere ba Kayisari bambara imbaraga, batoteza itorero, ku buryo Yesu ubwe avuka yaratotejwe ku bwa Kayisari Auguste. Igihe cyo kubambwa kwe ku bwa Kayisari Tiberiyo, igihe cy'umutegeka mukuru Pilato, yaraburanye aratotezwa, amaze kubambwa arazuka aja mu ijuru, ariko abamwizeye bose barakurikiranwa baratotezwa, baricwa, bashirwa mu nzu y'imbohe. Mu gihe cya Kayisari Claude yica Abayuda bose bari mu murwa w'i Roma. Mu gihe cya Nero atoteza abera, ndetse akora agasha igihe kimwe, afata karitsiye imwe y'umurwa w'i Roma arayitwika, ahamagara amahanga yose, kuko amaze kwica abakristo bimaze kurambirana. Amahanga yarasakuje bati ibyo ukora mu gihugu ni ibiki Nero? Nero afata karitsiye y'i Roma arayitwika, ahamagara amahanga yose ati nimuze mwitegereze icyo abakristo bazira, nta kindi. Barabesha ngo bagiye gusenga, ariko aba nijoro bakaja gutwika amazu, nico bazira. Abereka karitsiye yaka, amazu menshi agurumana, yirengagiza abamukomokaho bose kugira ngo abashe kubona ukuri. Abakayisari bambika imbaraga batoteza abera. Mu gihe cya Titusi ari umukuru w'ingabo z'i Roma, Vespasianus niwe yahamagaye se Vespasianus aravuga ati abakristo nta na rimwe bazahagarika imirimo yabo mudakoresheje ubundi buryo bwo kubica. Baramubwira bati tubwira ukuntu abakristo bazashira, arabwira ati muzatwike Yerusalemu, niho abavugabutumwa bose bakomoka, ubuvugabutumwa rizahagarara, ahasigaye ba Kayisari bagira imbaraga. Barabosha bagota Yerusalemu kuri 29 z'ukwa munane, muri 70 bagota umurwa, barawutwika asimbuka bake, ariko bagiye kumva ngo ishimwe riri kwamamazwa ubutumwa bwiza barokotse. Abakristo bahoraho kugira ngo ryasezerano Yesu yasezeraniye abigishwa be, abwira Petero ngo nawe uri Petero, kandi ku rugo rutenzuba kitorero, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora, kwagira ngo iryo sezerano naryo risohore. Ubwo rero ku bwa Auguste Yesu yarahizwa ari umwana, ku bwa Tiberiyo Yesu arabambwa, ku bwa Claude Abisirayeli Abayuda bari Roma baricwa, ku bwa Nero Paulo aricwa, ku bwa Nero niwo Petero yabambwe, ku bwa Titusi niwe Yerusalemu yatwitswe.
ku bwa Domisiyani niwe Yohana yaremukiro wa Cipatima. Ni ukuvuga ngo ico cyoka kiragumya ndi kwerekana ukuntu cagumye gutoteza abantu bakomoka mu rubyaro, kuko abavuze ubutumwa bwiza bw'ikinyejana ca mbere n'icya kabiri n'icya gatatu abenshi bari abayuda, bose barakurikiranwe baratotezwa, nabo bakomoka kuri uwo mugore Isirayeli barakurikiranwa baratotezwa baricwa, ikinyejana ca kabiri baricwa. Niho umunyamateka umwe witwa Siwetone yavuze ati abakristo kwicwa kwabo birarambiranye, ahubwo muhemba batari abakristo, mufata abantu bose mukora ibarura ry'abantu batari abakristo, mubagenera imishahara, ahasigaye mwicecekere. Abakristo nibumva ko abapagani bari guhembwa amafaranga y'ubusa, barava ku bukristo bagaruke. Ati nico ciza, ingamba zose zo kumara abakristo zarakoreshejwe, ariko ntibyari guhindura isezerano. Yesu yavuze ngo nawe uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzubaka itorero. Babaruye abapagani biroma bose, basanga ni benshi, ntabwo babona amafaranga bakwiye. Ariko Siwetone yari yagira inama umukayisari wari witwa Taraja, aravuga ati ugushaka kwica abakristo, niba Claude yarishe ntibashire, Nerakica ntibashire, Titus akica ntibashire, Domisiyani akica ntibashire, nawe ukabushaka kubamara reka guhingamba. Kuri barura ry'abapagani umenye umubare wabo, ubagenera umushahara w'ubuntu. Urebe ko abakristo bataraye ku bukristo bagasanga babapagani kubwo kwifuza y'amafaranga. Ingeri zose zo gukoresha ngo bakureho itorero barazikoresheje, kuko cyakiyoka cyakomeje guhiga wa mugore nabo mu rubyaro rwe, kirabatoteza, abenshi baricwa, abandi baramanikwa, abandi batwikisha umuriro, abandi bakereshwa inkero kugira ngo babashe kugira ubwoba. Bahinduranyaga uburyo bw'ubwicanyi kugira ngo bereko bakanga abantu. Umunsi umwe bakicisha inkero, uwa kabiri bakicisha umuriro, uwa gatatu bakicisha amavuta, uwa kane bakicisha inkoni, uwa gatanu bakicisha intare. Ibyo byose byanyuze kubera b'Imana, ariko itorero ntabwo amarembo y'ikuzimu yigeze arishobora nk'uko ryari isezerano rya Yesu. Icyoka rero ni Satani. Mwijuru rero habaye imyigaragambyo, Satani ashaka kwishira hejuru ngo afate ubwiza n'icubahiro c'Imana, azamura intebe, ariko Imana iramuhanandura. Amanukiye isi rero ni isezerano ryavuze ijwi rivugiye mwijuru ngo ijuru niryo rigize amahoro kuko rirekwe Satani, ariko isi Satani amanukiyeho igize akaga, n'inyanja igize akaga, isi n'abayituyemo barababaye. Ntabwo umubabaro w'isi rero abantu bawurokoka kuko bayituyeho, ariko Imana Uwiteka azabe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo bamwe basubira inyuma abandi bakava mu bwizerwa bakabera nka Humeneyo na Fileto, ngo ariko urufatiro rw'Uwiteka ruracakomeye, rwanditswe ikimenyetso cyanditswe ngo Uwiteka azabe. Uwiteka azabe rero nubwo batotezwa, ntabwo Yesu yaje kudukura mu isi, ntabwo igihe kiragera, ariko icyo Yesu yaje kudukiza umubi. Azaturwanirira rero, azatubera ingabo idukingira igihe cyose, ariko isi dutuyeho iri mu maboko y'umubi. Yohana ya mbere igice cya 5:19 haravuga ngo rega turabi Imana, ariko isi yose iri mu maboko y'umubi. Satani yigeze ajana Yesu ku musozi, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana by'ukuri, ukaba uri umwana w'Imana utabeshe, wapfukama ukandamya. Yari amaze kumwereka ubutunzi bwuzuye isi, yari amaze kumwereka icubahiro cabwo cyose, aravuga ati ibi byose upfukamye ukandamya ndabiguha birabi byawe kuko nabigabanye. Ntabwo Yesu yamubwiye ngo wabigabaniye, kuko Satani yaravuze ukuri, isi yarayigabanye. Ibyago byose yashaka guteza umuntu yabimuteza, ariko icyo adafite ni ubugingo bw'abera. Imana yacu ihabwa icubahiro ko adafite ubugingo bw'abera, ariko imibiri kuko izasubira mu butaka arayifite. Azabatoteza, bazashirwa mu nzu y'imbohe, abazavuga ukuri bazabizira, ariko kuko Uwiteka azabe azabarwanirira, kandi kunesha guheruka kuzaba ukw'Imana n'abayo. Ubwo Yohana agiye kubona rero abona ubutegetsi bukomeye ku byahishuwe 13. Hariya tugiye kureba uko avuga, aravuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa
iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'aya aruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zaco n'intebe yaco y'ubwami n'ubutware bukomeye. Nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira. Arongera abona iyo nyamaswa iva mu nyanja. Iyo nyamaswa yasaga n'ingwe. Ingwe ndayivugaho gato. Ingwe ni inyamaswa igira uburakari. Ingwe ni inyamaswa yitonda. Ingwe ni inyamaswa igira intego. Ingwe iyirahusha ntabwo itera, kandi ingwe ntabwo ihangana. Ingwe iratega. Ni ukuvuga ngo kamere y'iyo nyamaswa bagaragaje ko yasaga n'ingwe. Nubwo ingwe igaragara ko igira uburakari bukabije kurusa izindi nyamaswa, ariko niyo ya mbere yitonda kuko igira intego, kuko idahangana ahubwo iratega. Izi ko itarashobora irabyihorera, abantu bakagira ngo ni amahoro. Ubwo iyo nyamaswa rero nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kari gasa n'ak'intare. Cya kiyoka twavuze ku bice 12 nico caje kiyiha imbaraga n'ubutware. None abantu bose bakurikira ya nyamaswa barayitangarira. Hariya inyamaswa yari ifite amahembe 10 n'imitwe 7, kandi ku mahembe 10 yayo hari ibisingo 10. Ngiye kuvuga kuri ibyo bisingo no ku mahembe. Ayo mahembe 10 nkuko twavuze na Daniel yarabibonye. Daniel yabonye inyamaswa 4. Daniel ibice 7 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Yabonye inyamaswa ya mbere yasaga n'intare, abona inyamaswa ya kabiri yasaga n'idubu, abona inyamaswa ya gatatu yasaga n'ingwe, abona inyamaswa ya kane yasaga n'intare, ariko ntiyavuga izina ryayo. Nuvuga ngo iya mbere yasaga n'intare, iya kabiri yasaga n'idubu, iya gatatu yasaga n'ingwe, iya kane aravuga ngo yari iteye ubwoba gusa ntiyirirwa aravuga izina ryayo. Noneho rero Yohana nawe abona iyo nyamaswa, wabona yarasaga n'ingwe, kandi kuri Daniel yari iya gatatu. Abona yari ifite amajanja asa n'aya aruko niryo dubu, no kuri Daniel ni ya kabiri, ariko gatatu Yohana abona iyo nyamaswa ifite akanwa gasa n'ak'intare. Muri Daniel intare niyo ya mbere kuko ariyo Babuloni. Intare yashushanyaga Babuloni, noneho idubu ryashushanyaga Abamedi n'Abaperesi, ingwe yashushanyaga Abagiriki. Noneho ya nyamaswa itavuzwe izina kandi iteye ubwoba yari ubwami bw'i Roma twahoze tuvuga bweyorwaga n'aba Kaisari. Ubwo noneho iyo nyamaswa gweraga amahembe 10 mu mwaka wa 476 ubwami bw'i Roma y'Iburengerazuba niho bwacuye igihe. Mu gihe cy'umwami uheruka witwa Romulus Ostobule niho ubwami bwacuye igihe buhagaritswe n'ababarbare. Ni ukuvuga ngo hari ubwami 10 bwari bwigometse kuri iyo ngoma y'i Roma, burayishegesha, burayirwanya, burayitera, kugeza ubwo i Roma y'Iburasirazuba yaje guhaguruka mu gihe cya Kaisari. Noneho Justiniye ariwe wita Yohana wa kabiri aza guha ubudahangarwa umukuru w'itorero ry'i Roma icyo gihe, ariko ababarbare bamaze gushegesha Rome y'Iburengerazuba. Ubwo bwami rero nibwo bita aba Alama, aba Franka, ntabwo ari aba Alema, aba Alama, aba Franka, aba Burgonde, aba Siweve, aba Vandare, aba Wisdoti, aba Ostrogoti, aba Lombard, noneho n'aba Heruri n'abasako. Ni ubwami 10 bwari
bukikije Roma yose muri iyo ampire, noneho buyigomokeho bushaka kuyitera, abariko bageranya nayo mahembe 10. hari bisingo ku mahembe, ibisingo nabyo byari 10. noneho ibyo bisingo 10 byashushanyaga amakamba. hari amakamba y'ubwami, mu rurimi rw'ikigiriki bita diadema. Diademe na amakamba y'ubwami, hakaba n'amakamba yo kunesha bita Stephanos. noneho ubwo bwami bwari bwahawe amakamba yo kunesha, buhabwa n'amakamba y'ubwami, kuko imbaraga zabwo zari zivuye kuri za cyakiyoka kigikomeza guha imbaraga abatware b'isi kugira ngo batoteze abera. ubwo icyo gihe Roma irashenjagurika. Roma y'iburasirazuba igiye guhaguruka, umwami Yusiniye abura imbaraga, afata ubutware bwe. yaragomba kuyobora nka Kaisari, buhereza uwari uhari icyo gihe, bamwitaga noneho Vigilus. ni ukuvuga ngo yari papa wari uhari icyo gihe muri 538. afata ubudahangarwa, niyo yafashe rya jambo rivuga ngo ahindutse umusimbura w'Imana mu rusengero rwera, ntabasha kwibesha. ubwo mu Kiroma ni Vicarius Filide, ngo papa ni intumwa y'Imana cyangwa ni umusigire wayo, kandi ari mu rusengero ntiyibesha. niyo haje gukomoka ijambo ngo ni nyir'ubutungane. ayobora imyaka 1260. mu mwaka w'1798 niho abisi babonye ko ari kuvogera ibitari uburenganzira bwe. Abafaransa baramutera, basanga papa wari uri muri kuva witwa Pius wa gatandatu, bamufata ari muzima, no bagiye kumutwikira mu misozi y'Ubutaliyana. ubudahangarwa bw'umukuru w'itoro ry'i Roma burahagaze. none ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo nyamaswa nabonye, kuko yari ifite imitwe 7, abana b'Imana batotejwe kuva kera. Salomo amaze gucura igihe ubwami bw'Isirayeli bwigabye 2. none ubwami bw'amajyaruguru aribyo baje kwita Isirayeli, buza kugabwaho igitero n'ingabo z'Iyashuri, barabanyaga, uhinduka umutwe wa mbere. muri 612 Egiputa itera Buyuda, bugiye c'umwami witwa Neko. muri 605 Nebukadneza atera Buyuda. ubwo noneho rero umutwe wa mbere uhinduka Ashuri, umutwe wa kabiri uhinduka Egiputa, umutwe wa gatatu uhinduka Babuloni, umutwe wa kane uhinduka Abamedi n'Abaperesi, umutwe wa gatanu uhinduka Abagiriki, umutwe wa gatandatu uhinduka Abaroma ba Kaisari, umutwe wa karindwi uzira muri wa mukuru w'itoro ry'i Roma wari ufite ubudahangarwa bwa Vicarius Filide, nawe agatoteza abera n'abafite imyizerere idasaniye. barahunga, arabamenesha, umurwa arawukandagira, yigira umutambyi, akuraho igitambo gihoraho, atangira kubabarira ibyaha, acapa ibyete byo kugurisha by'abantu bashaka kubabarira ibyaha, aribyo byitaga indulgensia. igihe cya penitensiya akabwira abantu ko iyo yarangije kubabarira ibyaha biba birangiye, kuko ari uhagarariye Imana mu isi. niho byaturutse ubudahangarwa. ariko muri 1798 ubudahangarwa burahagarara, kuko yari amaze guterwa n'Abafaransa, bamaze kumufata rwa mikono, bamaze kumwicira mu misozi ikomeye y'Ubutaliyana, birahagarara. icyo gihe ubudahangarwa burahagaze. ya nyamaswa nabonye noneho rero, kuko yasaga n'ingwe, ikaba yari ifite amajanja asa na aruko, yasaga n'Abagiriki, ikagira amajanja asa n'Abamedi n'Abaperesi, ikagira akanwa gasa n'Abakarudaya i Babuloni gasa n'akintare. none iyo nyamaswa ntibayivuga izina, kandi yari ifite ishusho y'inyamaswa 3 zikurikiranye, nayo ubwayo ntibayivuga izina, ariko akaba ari inyamaswa iteye ubwoba. iyo nyamaswa rero nabonye bisa n'ikomeretsa uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwayishe rurakira. ab'isi yose barayikurikira, barayitangarira. iyo nyamaswa yari imaze gukomera,
uko gucura igihe kwa Kayisari niko gukomereka, guhaguruka ku butegetsi bw'umukuru w'itoro w'i Roma niko guhaguruka kw'iyo nyamaswa, gukira kwayo. Abapose milenariste bavuga ko noneho rero iyo nyamaswa imbaraga za Kayisari zarakendereye, byitwa gukomereka. Iza papa zihagurutse zegurukana ububasha, bazita noneho gukira kurwo ruguma rwayishe. Ariko noneho abapremilinariste bakavuga ngo gukomereka kw'iyo nyamaswa nico gihe mu 1798 ahubwo noneho Kayisari yaramaze gucura igihe atakiriho. Papa uri ico gihe amaze gufatwa, ubudahangarwa buhagaze, none imbaraga zirahagarara kugeza mu 1929 aho umwami w'Ubutaliyani witwa Mussolini yongeye gutangira gushiraho Vatikani, none akata ubutaka bugomba guturwamo n'itoro ry'i Roma, bakagira ingabo zabo kugira ngo batazongera kuvogerwa. Ubwo ico gihe hari Pius wa 11 nawe aja kurega arekara mu budahangarwa, ubudahangarwa rongera arabubona. None baravuga ngo amaze gucura igihe mu 1798 kwari gukomereka kw'iyo nyamaswa, ariko ubutegetsi bwa papa busubiyeho mu gihe cya Vatikani bavuga ko ari ugukira kw'iyo nyamaswa. Ubwo noneho rero iyo nyamaswa yari isa n'ikomeretse uruguma rwica, ariko yari ibonetse ku nyanja. Inyanja isobanura abantu benshi batagira ingano. Ahantu hatuwe mbere ni mu Buraya. Iyo nyamaswa ruko yabonetse mu Buraya iri ku bantu benshi, itandukanye n'inyamaswa ya kabiri yabonetse ku butaka ahantu hadatuwe. Iyo nyamaswa yabonetse ku butaka na ahantu hatuwe nyuma, kandi haturwa n'abantu bake, habanza kuba ubutayu, kuko iyo nyamaswa yagiraga amahembe abiri, ntabwo ari amahembe 10, ntabwo yagwanyijwe n'abami 10, ahubwo yari ifite amashaka abiri. Iyo nyamaswa iboneka iburengerazuba, iyo nyamaswa iboneka mu isi nsha. Iyo nyamaswa izakorana ubwiyunge n'umukuru w'itorero ry'i Vatikani, nibamara kunga ubumwe cya kiyoka kibaha imbaraga. Na nizo mpamvu ibyahishwe 16 umurongo wa 12 avuga ngo mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka nyamaswa no mu kanwa ka umuhanuzi w'ibinyoma imyuka mibi itatu isa n'ibikeri, ariyo ihuririza abantu kujya mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Cya kiyoka giha imbaraga umukuru w'isi. Noneho wa mukuru w'isi akari butaka bw'iburengerazuba, bwa butaka bw'iburengerazuba bukagira amahembe abiri. Ya mahembe abiri bukagira imbaraga zikomeye zihawe na cya kiyoka, bukiyunga n'umukuru w'itoro ry'i Roma, bakubaka none ubutatu bwanduye. Bwa butatu bwanduye, ubwo iyo cyo kiyoka ni 6, iyo nyamaswa ni 6, uwo muhanuzi w'ibinyoma ni 6. Noneho bakaza kubaka ico bita 666, niyo rya jambo risohoye ngo ufite ubwenge nabare 13:18. Aha ni ubwenge buri, ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Bisobanura ngo bashatse kwigana Imana ntibayigeraho, Imana irabahanandura. Kuko Imana usomye muri dictionnaire kuri page ya Wardo, John Wardo, page y'1084 havuga ko Imana ari 7, Yesu 7, umwuka wera 7. Ico cya cyoka cyashakaga ni ukugira ngo cigane ka 7 k'ubutatu bwera. None Imana iramuhanandura imugeza kuri 6, biba 6 icyoka 6 ya nyamaswa 6 ya nyamaswa ni Antikristo, na wa muhanuzi w'ibinyoma ni wa mukuru w'itorero ku isi wiyunga na nyamaswa kugira ngo batoteza abera badahuje imyizerere nabo, naho bihinduka 6, biba 666. Ufite ubwenge rero natekereze yitonde, narebe uwo mubare. Uwo mubare rero ni umubare w'umuntu, kandi uwo mubare ni 666. Ahangaha rero ni ubwenge buri bwo kumenya. Ni 666 ruwande.
umuntu wese ushaka kwigereranya kugira ngo afate icyubahiro cy'Imana agere mu ijuru wese ahinduka gatandatu. Farawo agiye gukurikira Abisirayeli, ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 12:7 yafashe amagare 600 n'andi magare. Iyo 600 n'andi magare ntibongeranya ayo magare nayo 600 kugira ngo badahusha wa mubare w'umuntu ushaka kwigereranya n'Imana. Ari umugabo w'intwari witwa Goliyati, ni Samweli wa mbere ibice 17:4-6. Haravuga ngo yari afite uburebure bwa mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki, kandi yari afite icumu rye, ikigembe cyaryo cyapimaga shekeli 600. Haza noneho undi wigereranya witwa Salomo, abandi ba mbere ibice 10:14. Italanto zajaga kwa Salomo z'izahabu ku mwaka zari 660 zigaragara ko Farawo yaguye muri 6 ko yashatse kwigereranya n'Imana, na Goliyati agwa muri 6 ko yashatse kwigereranya n'Imana, na Salomo naye kubw'ubwiza bwe bamuramya bamuhimbaza baravuga ngo mu cyubahiro cye niwe wabaye wa mbere, nawe yumva icyubahiro cyo agomba kwigereranya, yizamuye ashaka kwigereranya n'Imana kubw'izahabu bamuzaniraga. Abereka abandika ibyanditse byaravuga ngo izahabu yajaga kwa Salomo ku mwaka ni italanto z'izahabu 666. Abafite ubwenge rero ni babare. Uwo mukuru w'itorero utabasha kwibesha yicaye mu rusengero rwera, akari intumwa y'Imana ku isi, akabasha kubabarira ibyaha, ubwo yitwa Vicarius Filidei. Uwo Vicarius Filidei rero mu Kilatini bisobanura ngo ari mu mwanya w'Imana, asimbura Imana, uwo yababariye ntabasha kongera kubabarirwa. Niho bongeranije rero baravuga ngo V ni 5, I ni 1, C 100, noneho baja hino bavuga ngo L 50, noneho bajaho D 500, bahonye D 500 bavuga ngo 5 1 50 100 500. 5 kongeraho 1 ni 6, kongeraho 100 ni 106, kongeraho 50, kongeraho noneho 10, kuko Vicarius Filidei, Vicarius bamwe bandika X ni 10. Ufashe V kongeraho I, ukongeraho C, ukongeraho X, ukongeraho L, ukongeraho D, biraba 666. Ni ikimenyetso cya nyamaswa rero. Wicaye mu rusengero ntiyibeshe, yujuje umubare wa Salomo, yujuje umubare wa Farawo, yujuje umubare wa Goliyati. Bya bihangange byose by'ikutaniro bihagurukira kungana n'Imana, bakabirahimbaza bakabiramya bati ni igitangaza, bati nta wabakoraho bakabatangarira. Abo ngabo Imana irabahanandura. Bashaka kuzuza 7 kabagusha kuri 6, bashaka kuzuza 7 kabagusha kuri 6, aho kugira ngo 777 ubutatu bwera, Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, ahubwo bakabaguye mu butatu bwanduye bwa cakiyoka na ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ubwo rero uzi ubwenge nabari uwo mubare. Ubwo none iyo nyamaswa abantu bose bo kwisi bashaka kwigereranya, bakishiraho ubudahangarwa ko batavuguruzwa, bose baramanuka bakagwa muri 6, iherezo ryabo akaba ari ukurimbuka. Bene data mwirinde mwe kwishira hejuru. Kujambo ry'Imana yavuga ngo wishira hejuru azacishwa bugufi, ariko wicisha bugufi ni uzashirwa hejuru. Byose bikaba mu bushake bw'Imana. Ku murongo wa 10 ku gice cya 14 Yohana hinduye rero yerekwa, haboneka noneho uburyo bw'abamarayika batatu cyangwa ubutumwa bwabo. Bwari bumeze buti, bwari ubutumwa bwiza bwo kwamamaza mu mahanga yose, imiryango yose n'indimi zose n'abami bose. Bwari busoza ibyahishuwe 11 umurongo hariya wa 11, n'ibyahishuwe 10 umurongo wa 11.
Ibyahishuwe 10:11 havuga ko ubutumwa bwiza amaze guconshomera ka gatabo yari amaze kwakira ubutumwa bwiza ngo abwamamaze mu mahanga yose, kwari ukubajana imiryango yose n'indimi zose n'abami bose. Hano noneho igihe cyo kwamamaza bwa butumwa kirageze cy'abamarayika batatu. Marayika wa mbere yaragiye kwamamaza ubutumwa bw'iteka, babwita ubwiteka kuko bugomba kugera ku miryango yose n'abami bose n'indimi zose n'imiryango yose. Bwa butumwa bwiza bugomba kuvuga iki? Bugomba kuvuga gukiranuka kw'iteka. Ni ubutumwa busha, ni ubutumwa buvuga gukiranuka kw'iteka, ni ubutumwa buvuga ko ababwakiriye bose babwamamaza mu mahanga yose, nuko ijambo Pawulo yavuze ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uje ubigeza ku bantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Abakiriye ubutumwa bwiza rero kuko ari ubwiteka babasha kubwamamaza mu mahanga yose kugeza igihe Yesu azazira. Niho bavuze muri Matayo 10:24 ngo ubwo butumwa bwiza buzamamazwa mu mahanga yose bugere mu nguni zose z'isi kugira ngo bibere ikimenyetso abantu ko kugaruka k'umwami Yesu kwegereje. Marayika wa kabiri rero agiye kwamamaza ishimwe, yamamaza irimbuka ry'i Babuloni. Babuloni rero ni irembo ry'Imana nyinshi. Yamamaza irimbuka ry'i Babuloni. Ijambo Babelu risobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi. Babuloni abapose milenariste bavuga ko mu gihe ca Silvestre umwami Constante ari we ari Kaisari ico gihe, uwayobora gitorero yari Silvestre, baricaye aribo bahindura umunsi baravuga ngo gusenga no guhagarika imirimo yose ya leta bibe ku cyumweru. Yesu yari amaze kuja mu ijuru, agenda ziruye isabato arayizira. Ariko Silvestre na Constante baganire hagati ya 314 na 335, ubwo ni hafi ya 321 niyo bavuze ngo ku cyumweru abantu bakoraga iminsi yose batagira umunsi wo kuruhuka, bawugira umunsi wo kuruhuka. Constante amaze kubatizwa ari yaramaze gukorerwa ikimenyetso cyo mu gahanga. Ubwo noneho rero abapose milenariste bavuga ngo Babuloni, uhagarariye Babuloni ni uwo muntu watangije gusenga ku cyumweru. Abambari bose basenga ku munsi w'icumweru, baba abaporoso baba abagatulika, abo bose bari muri Babuloni. Ico ni ikinyoma gikomeye. Babuloni bisobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi. Igihugu cy'i Babuloni cyagiraga imana nyinshi cyane. Cyagiraga imana y'ishamba, kikagira imana y'umugezi, kikagira imana y'uburumbuke, kikagira imana y'ibyara, kikagira imana y'ubuyobozi bwa leta, kikagira n'imana y'ibyo kurya. Izo mana zose ni imana y'izuba. Usomye muri Ezekiyeli igice ca 8 birahari bigirwamana byari bihari. Hari za Tamuzi, ibigirwamana by'i Babuloni, hari Mariduke, hari Nebo, nkuko bavuga ngo Nebo, Nebukadneza, Nebo. Ibyo bigirwamana byose byari bifite ibyo bihagarariye mu gihugu cy'i Babuloni. Ubwo noneho rero irembo ry'Imana nyinshi niho havuye izina Babuloni ico gihugu. Iyo Babuloni rero ubungubu igihugu kizwi gikomeye muri ubwo butegetsi bwari ico gihe ni Iran. Nico gihugu gihari ico gihe. Na ingobyi ya Edeni iri muri Iraq uyu munsi wa none. Ubwo rero Babuloni kuko ari irembo ry'Imana nyinshi, nuvuga ngo ntabwo bisobanura abasenga ku cyumweru, ahubwo bisobanura abantu basenga Imana bagasenga na Satani. Yohana ibice 10 haravuga ngo nta kindi kizana Satani no kwica no kwiba no kurimbura, kandi kubesha ni ibya Satani kuko Satani ari we se w'ibinyoma. Umuntu rero wese ubesha akorera Satani. Iyo ukorera Satani rero ugakorera n'Imana, nuvuga ngo umukristo ubesha kandi agasenga Imana, kuko kubesha ari ibya Satani. Umukristo wica, kwica ni ibya Satani, akongera agakorera Imana. Umukristo ugambana akongera agakorera Imana. Abantu bakora ibyaha kandi basenga ni aba Satani bakaba n'ab'Imana. Abo rero bemera kuba ba Satani bakaba n'ab'Imana nibo bita ngo basenga Imana nyinshi, bari muri Babuloni.
kandi umuntu wese uzarimbuka ari muri Babuloni. Ntabwo rero kuvuga ngo gusenga, nusenga ku isabato yangana ari muri Babuloni, nusenga ku isabato aroga ari muri Babuloni, nusenga ku isabato asenga ibigirwamana ari muri Babuloni. Si uko asenga ku isabato bizamugira umukiranutsi, ahubwo nuko adakora icyaha bizamugira umukiranutsi w'Imana. Babuloni rero ni abakora ibyaha bya Satani, bakora n'imirimo y'Imana bakayivangitiranya, nibo bitwa Babuloni. Wakora ku cyumweru niba uroga uri muri Babuloni, wakora ku isabato niba wangana uri muri Babuloni, kuko uzarimbuka. Babuloni ni abahamagariye kurimbuka. Marayika wa kabiri rero yaje avuga ubutumwa bw'abari muri Babuloni bageneye kurimbuka. Ntabwo ari abasenga ku cyumweru, ubwo ni abasenga Imana bafite ikindi cyaha Satani afiteho uruhare. Ubwo none rero igihe kiragera cyo gusarura, marayika aravuga ngo enda umuhoro, abwira wa marayika wundi igihe cyo gusarura ko kigeze, kandi amaseri akaba ahishije. Marayika ugomba gusarura rero agomba kurobanura abakiranutsi n'abanyabyaha. Amaseri ahishije ni abanyabyaha, kandi akaga k'abantu benshi bafite nuko abakiranutsi batuzuza gukiranuka kwabo, ariko abanyabyaha bakuzuza ibyaha byabo bakabisogongera bakabigotomera. Nubanga ibyaha byabo bakabinezererwamo, bakabyuzuza, bagasambana, bakaroga, bakica, bakiba, bakabirangiza. Ariko abakiranutsi bakanga gukiranuka ngo bamaramaze bagere ku Mana, noneho bave muri ya Babuloni, kuko marayika wa gatatu yaje kubura ngo abayishaka nibayisohokemo, bareke ibyaha ibyatuma bakiranirwa ngo binjire muri Babuloni, ahubwo baze mu iteraniro ry'Imana, babe mu iteraniro ry'abakiranutsi. Narizo mpamvu ubushize twavuze ko imbere y'intebe y'imanza hari inyanja y'ibirahuri, iteraniro ry'abakiranutsi. Ntabwo waburoga ngo urijemo, ntabwo wabusambana ngo urijemo, ntabwo wawiba ngo urijemo, ntabwo wawesha ngo urijemo. Iyo utarigiyemo rero uba wari uri muri Babuloni. Ariko umuhoro kuje gusarura kandi amaseri akabanetse, ababi bakaba barushaho kwiyongera. Kuvuga ngo amaseri aranetse, none bagiye kera amaseri anetse bayasarure, barakandagiza ibirenge bayengere mu muvure. Y'amaseri anetse azazamura amaraso yengere mu muvure, azamuke agere kuri stade y'igihumbi na magana atandatu, nubwira ngo agere ku mikoba yo mu majosi y'amafarashi. Bisobanura ngo abanyabyaha bazi kurya ibyaha byabo bakabisogongera bakabirangiza, ariko abakiranutsi barya duke tw'ubukiranutsi bakongera bakaje gushikira kuri duke tw'ibyaha, bigatuma none babandi basenga nabo baba muri Babuloni. Atari abasenga ku cyumweru gusa, ahubwo n'abasenga ku isabato iyo bangana, iyo baroga, iyo bica. Niho batubwiye hari mu bice 9 ku murongo wa 15 avuga ngo nubwo babonye amakuba akaze, nubwo babonye ibyago biremereye bityo, nubwo babonye urubura bakabona inzige, nubwo babonye umuriro bakabona umwotsi ucumba uzimya ikirere n'izuba, ntabwo barakihana ibyaha byabo ngo bareke gusenga ibigirwamana bibajwe, bareke gusenga ibyacuzwe mu izahabu, bareke gusenga iby'ibiti, bareke ubujura, bareke ubusambanyi, bareke uburozi bwabo, bareke kubesha. Ahubwo barakomeje barabigumana kugira ngo babashe gusogongera kuri bya bindi by'abapagani, bongere bagume no mu itorero, bakiba by'abapagani bike kandi bakongera bagakorera Imana. Abo nabo kuko banze kurekura Satani bakorera Imana nyinshi, nabo bari muri Babuloni. Shaka kugira ngo mutazongera kuvuga ngo Babuloni nusenga ku cyumweru, aho gusenga ku cyumweru niba yararetse ibyaha ntabwo akiri muri Babuloni, ariko usenga ku isabato niba gifite icyaha aracayirimo. Uricwa n'amadeni uvuge ngo wavuye muri Babuloni, reka da. Ariko dutinyishwe n'umuhoro. Umuhoro uramanutse, Ibyahishuwe 14 ugiye kugesa amaseri, kandi bitegetswe na marayika. Amaseri arahishije, ugiye gukera, bagiye kwengera mu muvure, ku buryo amaraso azazamuka, ni sembolike, akagera ku mikoba yo mu majosi y'amafarashi. Nyabuna dukurikire Yesu. Yesu gusa niwe wenyine wabasha kugeza mu iteraniro ry'abakiranutsi ko bamwizeye. Iby'isi mu bitera umugongo, ibihendo mu bitera umugongo,
ijambo ry'Imana yavuga ngo wumva ijambo ry'Imana bazi ibihembo by'iyi si n'ubutunzi bikaniga iryo jambo. Abantu benshi bananiwe kurekura iby'isi barabirwanira, ariko ni iby'isi bizashira. Urabirwanira ugahemuka bigatuma wandikwa muri Babuloni, ariko ukabirwanira bizashira. Igihe cyo kurimbuka kwa Babuloni bavuga ngo iraguye Babuloni ihindutse icumbi ry'abadayimoni, ntabwo uzarokoka wararwaniraga iby'isi, ntabwo uzarokoka warabeshaga kugira ngo wunguke iby'isi, ntabwo uzarokoka utarabashije gufasha abakene, ntabwo uzarokoka warabashije kuroga, ntabwo uzarokoka utararetse ibyaha ngo wihane maze ubabarirwe. Ariko ndasengera abantu bose kugira ngo kuva uyu munsi wa none mwihane, ababa batari bava ku bigirwamana bihane, ababa batari barekura kuramya ibibajwe bihane, ababa batari barekura kuroga bihane, kugira ngo Yesu nagaruka mu bwiza bwe bazaboneke mu iteraniro cyangwa bazabe ku nyanja y'ibirahuri, ariryo izaba ari iteraniro riheruka ry'abakiranutsi. Imana yacu dusange kandi dukomeze twirinde kugira ngo cya kiyoka kitagukongeza umuriro wacu, cya kiyoka kitagukurikirana kugira ngo gitsotsobe aho mu rubyaro rwa wa mugore, kuko Yesu yanesheje. Tuzi ko isi yose iri mu maboko y'Imana, ariko Yesu yaranesheje, kandi umuntu wese wizeye nawe azanesha kubwe, kandi Yesu ubwe niwe waduhaye iryo sezerano. Imana yacu dufashe kandi iduhe kunesha, kugira ngo cya kiyoka kizafata ubusa, abera bazasanganire Yesu bashize amanga kandi bakiranutse batagira isari, mu izina rya Yesu, amina.